Imana ni nziza kandi ibihe byose. Tugeze nanone umwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana. Kuri aya masaha tugezemo tugiye kurambura Bibiliya zacu maze dufatanye kwiga ijambo ry'Imana. Ngiye tugiye kubana, amazina yanjye nitwa Samuel NIRERE. Reka mbere yo kwiga ijambo ry'Imana kuri aya masaha tubanze dusenge. Uwiteka Mana idukunda, turagushimye cyane ko ukomeje kutwitaho no kutugirira neza, utugeneye umwanya mwiza wo kwiga ibyawe. Reka ijuru rize kuvugana natwe kandi imitima yacu tuyugure kumva icyo tubwira mu izina rya Yesu. Uyu munsi tugiye kwigira hamwe icyigisho, ariko mbere yo kwiga icyigisho reka nsabe abantu babiri maze bahaguruke babaze ikibazo cyoroheje, kiroroshye pe. Abantu babiri ni amasegonda 30 tubikoremo. Abaje babiri, ikibazo kiroroshye. Yego, murakoze cyane. Igira hafi ahangaha imbere maze mubaze ikibazo. Ntabwo ufite abajiya hari bafite ubwoba bw'ikibazo ugiye kubabaza, ariko kiroroshye. Oya, ntabwo bafite. Aha, wowe ufashe mikoro ugiye kukubaza. Basi. Witwa nde? Arakoze cyane. Reka na mugenzi we amuhereze mikrofone. Ngo yasubije, nimwe muraza kubambera amanota abo bantu. Subiza ibibazo mugenzi wawe yabajije. Abajije ikibazo kivuga ngo witwa nde, ikindi cyavuga ngo urinde. Nicyo kibazo nabajije. Uyu munsi tugiye kwigira hamwe icyigisho kitubwira ngo hindura izina cyangwa uhindure imikorere. Hindura iki cyangwa uhindura iki? Hindura izina cyangwa uhindure imikorere. Ikibazo cya mbere cyavugaga ngo urinde. Aha hantu twasabwaga kuvuga izina ryacu. Ese koko izina ryawe ni nacyo uricyo? Ahantu tugiye kureba rero. Twakomeje. Izina ni ikintu gikomeye cyane. Izina buri muntu wese yemerewe kugira izina, ni uburenganzira bwe, ndetse yewe n'umubyeyi atwite asabwa gutanga izina ry'umwana mbere y'uko avuka. Siko bimeze? Niko bimeze. Ikindi tuyo amateka ya Bibiliya dusanga ababyeyi benshi mu gihe bari batwite barahabwaga amabwiriza, ndetse hari n'ubwo bahabwaga amazina bazita abana babo. Aha twisanga kuri Yesu, Mariya mutwite, ndetse n'umuryango wa Manoge bari batwite Samusoni, ndetse na Elizabeth hamwe n'abandi. Izina rero ni ikintu gikomeye cyane. None se izina ryamarira iki uwarihawe? Izina rero ni ikintu kidufasha gutandukanya umuntu n'undi. Izina ridufasha gutandukanya umuntu n'undi, ikintu n'ikindi. Izina rero ryifitemo imbaraga ikomeye cyane yo kwerekana icyo umuryango ukwifuzamo. Izina wahawe rifite imbaraga ikomeye yo kwerekana icyo umuryango ukwifuzamo. Ikindi dusanga hari amazina yerekana icyerekezo cy'imibereho y'uwarihawe. Hari benshi bitiriwe abanyapolitike, abandi bitiriwe ibyamamare mu bya muzika, ndetse no mu by'iyobokamana, ndetse n'ibindi. Izina rero rifite imbaraga yo kurema imico y'uwarihawe. Rifite imbaraga yo kurema iki? Imico y'uwarihawe. Tuzirikane, hari abantu biswe amazina y'amagenurano, ugasanga umuntu yiswe Maganya, abandi bambara ubukeye, n'abangira agahinda. Uko byagenda kose iryo zina riramukurikirana, abenshi musanga iryo zina ryarabakurikira. Izina ni ikintu gikomeye cyane. Umugani w'umunyarwanda yaravuze ngo si ukwanga akwita nabi. Izina ni ikintu kigenze gite gikomeye cyane. Reka dukomeze. None se ikibazo gikurikiraho, dore ikibazo ukwiriye kwibaza. Uramutse uhuye n'umuntu yambaye imyenda y'ishuri, afite amakaye, ese uyu muntu nubwo yaba ari indirimbo z'ishuri, uyu muntu yaba ari umunyeshuri cyangwa ntabwo yaba ari we? Ikindi, uramutse uhuye n'umuntu w'umusirikare, umuntu yambaye imyenda ya gisirikare, afite imbunda, bivuze ko ari umusirikare? Igisubizo ni oya, ntabwo ariko bimeze. Ubonye umuntu wese wambaye inifomo y'ishuri, ntabwo bivuze ko ari iki? Ntabwo bivuze ko ari umunyeshuri. Oya, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo ikigira umuntu umunyeshuri ni ubumenyi afite, kandi n'uburyo abaho muri ubwo bumenyi. Ikigira umuntu umusirikare ni ubumenyi
n'ubumenyi bwa gisirikare afite ndetse n'uburyo yahawe icyo gisirikare. Zirikana nshuti yanjye, zirikana yuko icyo uricyo kiruta cyane icyo witwa. Icyo uricyo kiruta cyane icyo ugeze ute icyo witwa. Dukomeze. Dore ikibabaje rero, hari abantu ugasanga umuntu yitwa Napoleon nyamara kandi ari umunyabwoba. Ugasanga undi yitwa Munezero nyamara kandi ahora asobetse amaganya. Abandi bakaba bitwa ba Alexandre nyamara kandi utamuha no kuyobora isibo ndetse na groupe muri classe atangiza ate kandi ngo yitwa ne Alexandre. Abandi bitwa ba Masengesho nyamara nta na Bibiliya batunze, ntibaheruka kwisengesha, baheruka ku isabato baza mu materaniro. Abandi bitwa ba Mugisha nyamara ugasanga ni igisambo ruharo. Mugenzi wawe ibaze kwitwa David nyamara kandi ukaburimbura mu maro kandi uri n'umurebwe muri sosiyete. Zirikana rero, wowe witwa nde kandi urinde? Witwa nde kandi uri iki? Reka dukomeze. Reka dufate Bibiliya zacu maze twihute dusome Abaroma igice cya 2 umurongo wa 17 turageza ku wa 24. Haravuga ngo ubwo witwa umuyuda ukiringira amategeko, ukirata Imana, ukamenya ibyo ushaka, ukarobanura iby'ingenzi kuko wigishijwe amategeko, ukizigira yuko uri umurandasi w'impumyi n'umucyo wari mu mwijima, n'ubwo uri umubwiriza w'umunyabwenge buke, umwigisha w'abana, kuko amategeko ufite icyitegererezo cy'ukuri n'ubwenge burerwa muri yo. Mbese wigisha abandi ntiwiyigisha? Ikibazo gikomeye cyane. Ese wigisha abandi ntiwiyigisha? Ko uhana kwiba nawe ukiba, kuvuga ngo ntugasambane nawe usambana, ko wanyushushanya ibisengwa ukanduza urusengero, ko wirata amategeko ugayisha Imana uyicumura. Izina ry'Imana ritukwa mu bapagani kubera bande? Kubera twebwe. Hindura izina cyangwa uhindura iki? Imikorere. Baratwereka neza ibyo uyu mwigisha, uyu muntu wirata ko ari umuyuda, wirata ko azi Imana, uyu muntu wirata ko ari umwigisha w'amategeko, umuntu wirata ko ari umucyo ari mu mwijima ndetse umwigisha w'abana, nyamara yigisha abandi banyagenza ate? Yigisha. Hindura izina cyangwa uhindure amategeko, uhindure imikorere. Aya magambo rero arabwirwa buri wese wamaze kutangira inzira igana ku gakiza. Mugenzi wanjye isuzume. Reka dukomeze ku murongo ukurikiraho 28 n'uwa 29. Haravuga ngo kuko ugaragara ko uri umuyuda, kuko ugaragara ko ari umuyuda atari umuyuda nyakuri. Atari iki? Kuko ugaragara ko ari umuyuda atari umuyuda nyakuri, kandi ukeba kugaragara ku mubiri atari ko ukebwa nyakuri, ahubwo umuyuda wa hehe? Umuyuda wa hehe? Ahubwo umuyuda wo mu mutima niwe muyuda, kandi ukeba ko mu mutima n'umwuka kutari uk'umubiri niko ukebwa nyakuri. Umeze atyo ntabwo ashimwa n'Imana y'icyubahiro. Umeze atyo ntabwo ashimwa n'abantu, ahubwo ashimwa n'Imana. Nyuma rero yuko abayuda bazi ubutumwa bwiza ku mugaragaro muri 34 ubwo bateraga Stefano amabuye, kandi gukebwa bikaba byarasimbuwe n'umubatizo, ubu abitirirwa Kristo ni twebwe tubwirwa. Abitirirwa ni twe tugenda tubwirwa. Bityo rero umuburo uravuga ngo ha hantu naho twasomaga abayuda tugiye kwasira abakristo. Haravuga ngo kuko ugaragara ko ari umukristo atari umukristo nyakuri. Hanyuma kandi kubatizwa kugaragara ko ku mubiri atari ko kubatizwa nyakuri, ahubwo umukristo wa hehe? Wo mu mutima, uwo ni umukristo. Kandi kubatizwa ko mu mutima n'umwuka kutari ko ku mubiri niko kubatizwa nyakuri. Umeze atyo ntabwo ashimwa n'abantu, ahubwo ashimwa n'Imana. Reka duharanire gushimwa n'Imana aho gushimwa n'abantu. Hari umuburo ukomeye gucyaha cyane, gukomeye cyane Yesu yabwiye abafarisayo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 23 umurongo wa 22 na 28. Haravuga ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano, kuko bameze nk'ibituro byasizwe ingwa, bigaragara inyuma kari byiza, nyamara imbere byuzuye amagufa y'abapfuye impumanya byose. Nuko niko namwe mumeze, mugaragarira abantu ko muri abakiranutsi, ariko mu mutima mwuzuye uburyarya n'ubugome.
mugenzi wanjye, wowe witirirwa Kristo ukwiye guhindura izina cyangwa ugahindura imikorere. Kuri aya masaha ubizirikane. Reka twihute aha nanditse ngo being a patient. Kwabasha kuba icyongereza ibi bintu tukiteho, ndetse mubasha kubyumva mu kinyarwanda ntacyo turagerageza guhindura, nabiretse mu cyongereza ngo tubyumve cyane. If you claim to be one of God's people, your life should reflect what God is right. Niba wariyemeje kuba umuntu w'Imana, imibereho yawe igomba kubigaruka ku isano ufite ku by'Imana ishaka. To be just means you were in God's family and there to all promise. Yet Paul made it clear that membership in God's family is based on internal, not external quality. Aha batwereka neza Pawulo yavuze kumwe mu bantu b'Imana, kumwe mu muryango w'Imana, ibi ntabwo bihagije ufite amasezerano ku byasezeranijwe, nyamara akagaragaza neza yuko kugira membership kumwe mu muryango w'Imana ntabwo bishingira ku bigaragara inyuma, ahubwo ni ibiri imbere mu mutima, ibiri imbere. Mugenzi wanjye rero dukwiriye kumenya neza ko dukwiriye kubyitaho cyane. All whose heart are right with God are true Jews. That is part of God's family. Attending church or being baptized, confirmed or accepted for membership is not enough. Kuba warabatijwe, kuba uri mu muryango w'Imana, kuba uri muri korali, kuba uri mu itorero, ibyo ntabwo bigeze bite, ntabwo bihagije, ahubwo igikwiriye nuko ugendera ku bushake bw'Imana. Umukristo w'umutima rero, kuba umukristo w'umutima ntabwo ari uko udakora imirimo myiza igaragarira abandi, ahubwo ukora imirimo myiza bitewe na Kristo kurimo wamaze gutuza muri wowe. Igihe Kristo amaze komatana nawe akubera umugenga ubuzima bwawe bwose. Nshuti yanjye, umukristo nyakuri ni umukristo igihe abandi batamureba, igihe abandi batagenza bateye, igihe abandi batamureba. Burya tugaragara hagati imbere y'iteraniro, ibyo nakora byose ubwo ntabwo ari umukristo, aho igihe abandi batakureba uko ugaragara, ubwo nibwo bukristo. Mugenzi wanjye, mugabo mwene data uri hano, isuzume, ese ukora iki iyo umugore wawe atakureba? Iyo abana banyura ahantu abana batakureba, ujya hehe? Ukora iki? Ugendana nani? Uvugana nani? Mugore urahangaha nawe ibaze, iyo umugabo wawe batakureba, abana bawe batakureba, ese ujya hehe? Uvuga iki? Ugendana nani kandi ukora iki? Ubukristo bwawe naho ngaho Imana iburebera. Mwene data, musore urahangaha nawe, umukobwa wowe unteze amatwi, ese iyo uri muri ghetto hahandi abantu batakureba, wowe ukora ibiki? Uhakorera iki? Uhavugira iki? Ese iyo wizeye neza ko aho musengana, aho muribana batakureba, ubasha gukora iki? Ubwo niwe umukristo nyawe, ntabwo ugaragara nk'aho iteraniro ari umukristo. Bana nshuti zanjye, ese mukorera iki igihe ababyeyi banyu badahari? Abo twita ba tantine, ese mukorera iki iyo banyukubije abasoje batabareba? Bakozi bagenzi banjye, ese mwebwe mwitwara mute iyo abakoresha banyu badahari? Isuzume rero. Iki ni ikibazo buri wese akwiye kwibaza. Ese pastor uri hano, ese uri pastor cyangwa witwa pastor? Ubitekereze. Umukuru w'itorero uri hano, ese uri umukuru w'itorero koko cyangwa witwa umukuru w'itorero? Bitekereze. Umudiyakoni nawe wibaza, uri umudiyakoni cyangwa witwa umudiyakoni? Ese uri umuririmbyi cyangwa witwa umuririmbyi? Ese uri umukristo cyangwa witwa umukristo? Ese uri umubwiriza cyangwa witwa umubwiriza? Nawe umugabo utekereze, umugore ndetse n'abandi mwese mwibaza. Reka rero icyo dukwiriye gukora, igisubizo twakora iki? Hindura izina cyangwa hindura iki? Imikorere. Uyu munsi iyo turebye muri Luka dusanga neza yuko umwana w'ikirara wari wararongotanye yagiye, ari igihe kigeze yifuza kwisubiramo, aravuga ati rero reka ngaruke kwa data. Icyo akora ntabwo binkwiriye kuba iki? Umwana. Ndetse yewe yaravuze ngo nta nubwo binkwiriye kwitwa umwana. Ntabwo byari bihagije ko yaba umwana, ahubwo no kwitwa umwana ntiyaragenza ati ntiyarabikwiriye. Arangije yisubiraho aragaruka, maze aramubabarira agira Imana icyubahiro. Mwene data, nubwo wariyoberanije, waragaragaje imbere y'iteraniro ukuri bitandukanye n'ibiri mu mutima wawe, uyu munsi Yesu yakubabarira. Petero wa kabiri wa Timoteyo igice cya kabiri, nta wa musirikare wishyire mu by'ubuzima ngo abashe kunezeza uwamugeneye
wamwandikiye igisirikare. Reka twerekeze ku musozo. Icyo dukwiriye gukora nta kindi, icyo dukwiriye gukora nta kindi kugira ngo tugaragare neza yuko abo twitwa aribo turi bo. Icya mbere, rinda umutima wawe. Rinda iki? Rinda umutima wawe. Niba uri umukristo waramaze kwemera ko umukristo, rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose bigenza bite birindwa. Ikindi, bikureho ibivuga iby'ubugome, kandi ururimi rwawe ubuze iby'ubugoryi bishyire kure. Boneza amaso imbere yawe kandi uhatungire. Tunganya inzira y'ibirenge byawe kandi imigendere yawe yose ikomeze. Ntuhindukire iburyo cyangwa ibumoso. Reka Uwiteka atubashishe kuba abo turibonye kure. Uko twitwa ari nako ariko tuba turi koko. Niba uri umukristo, uba umukristo wa nyawe. Ureke kwitwa umukristo ahubwo ukaba umukristo mu bikorwa byacu bya buri munsi. Reka Uwiteka atugire neza kandi Uwiteka atubashishe kubaho nk'uko twitirirwa izina ryo kuba abakristo. Indirimbo twaririmba 165 iravuga ngo ndagukunda uziko ngeza nte kandi imirimo yawe izageza ite. Wisuzume, ese uramukunda? Nawe abizi ko umukunda kandi imirimo yawe izabyerekana. Niba imirimo yawe utabyerekana, uharanire ko uyu munsi imirimo yawe yerekana ko ukunda Umwami. Reka Uwiteka tugire neza mu izina rya Yesu. NIRERE
umutima wanjye wuzuye ibyishimo